Ndagira ngo uyu munsi mbabwire ko turi bwige ijambo ry'Imana ryerekeranye no kumenya ibihe n'igihe, cyangwa se mu cyongereza nabyita times and seasons. Nibyo turi bwige uyu munsi mu gihe kitari kinini, kubera ko ari online service ntabwo ndi bukoresha umwanya munini cyane, ariko turaza kwiga ku byerekeranye na times and seasons, cyangwa se kumenya ibihe n'igihe. Ibihe n'igihe ushobora kumva ko byenda gusa, ariko ntabwo bisa, kuko ibihe, hari ibihe umuntu anyuramo cyangwa se seasons, ariko hari n'igihe umuntu aba arimo runaka mu buryo bugufi cyangwa burebure, ariko akaba ari igihe, atari season, atari ibihe byaje bidasanzwe cyangwa se bihindagurika, ahubwo ari igihe runaka acamo. Amen. So hari igihe cy'ubuzima, cyangwa se igihe umuntu anyuramo cy'ubuzima kitagomba guhinduka. Hari igihe umuntu wese uri hano bitewe n'icyiciro urimo, hari igihe cyo kuba muto, hari igihe cyo kuba mukuru, hari igihe cyo kwiga, hari igihe umuntu aba akora, hari n'igihe umuntu aritaringa akaba atagikora. Hari icyo ni igihe kitashobora guhinduka. Amen. Ni igihe umuntu aba arimo kandi kidashobora guhinduka, kigomba kubaho. Hari n'igihe cy'imibereho, hari igihe imibereho abantu bacamo, the situations. Hari igihe cyo gukira umuntu akaba akize, nubwo nyine gukira umuntu atabibona, ariko hari igihe umuntu atabyiyumvamo, kubera yuko ubukire buri relative, bujyana, biterwa n'ibyo ushaka n'ibyo wigereranyaho, ariko hari igihe umuntu aba ameze neza. Hari n'igihe abantu bagira mu gihe cyo kutaba bameze neza, imibereho itameze neza. Hari igihe umuntu aba arwaye, hari n'igihe umuntu aba ameze neza, yumva ubuzima bwe bumeze neza. So ibyo bihe rero birahinduka cyane. Amen. Buriya n'igihugu kigira ibihe kicamo, n'umuryango wawe, umuryango uvukamo cyangwa se wawe niba ufite umuryango, hari igihe mucamo. Amen. Kubera iki tugomba kumenya ibyo bihe? Kubera iki ari ingenzi ko tumenya ibyo bihe? Icya mbere ni uko hari ibyemezo dufata mu buzima bidashishoje, kubera ko tutazi yuko ibyo bihe ari ibihe tugezemo. Ushobora guhitamo kwiyahura, Satani akakubeshya ukiyahura kubera igihe runaka ugezemo. Ushobora kwirata ukiyemera, Satani akakubeshya ukiyemera kubera igihe ugezemo. Ushobora gutandukana n'abantu, hari ibintu byinshi biba. Rero ni byiza kumenya ibihe kugira ngo udafata ibyemezo bitameze neza, bihubutse. Amen. Ikindi ushobora kuba icyo bigutegura ni ukugira, icya gatatu ni ukugira ngo umenye yuko ibyo bintu bizashira, bizagira iherezo. Niyo yaba ari ibintu bikunejeje, ntabwo Abanyarwanda baravuga ngo akaryoshye ntabwo gahora mu itama. Niyo ari ibintu binejeje ntabwo biba ari ibintu biri buhoreho. Niyo ari ibintu bibabaje nabyo ntabwo ari ibintu bihoraho. So ni byiza yuko umenya yuko there is an end for each time. Amen. Ikindi ni uko ushobora gukora igenamigambi rirenze igihe urimo, ukamenya yuko hari ikindi gihe ugomba kwitegurira. Turaza gusoma ijambo ry'Imana, ariko ni byiza iyo wamaze kumenya yuko hari ikindi gihe nyuma y'icyo urimo ucamo, bigufasha gukora igenamigambi, ugatekereza. Abizera, abana b'Imana, ntabwo igihe ari cyo kidutegurira uko tubaho, nitwe dutegura ibihe. Amen. Icya nyuma ngiye kuvugaho ni uguhora twiteguye yuko ibyo bihe bibaho. Ni uguhora, abantu benshi batungurwa n'ibihe runaka
bakagira a miserable life, bakababara cyane. Ariko uwo uhora yiteguye, hari igihe ahura n'ibibi akabicamo, hari n'igihe ahura n'ibyiza nabyo akabicamo akishima, ariko ntibihindure icyerekezo cye. Bagira ngo dusome umubwiriza, n'icyanditswe abenshi bazi, ariko nagira ngo nkisome, ndaza kugikuramo content nifuza ko tuganiraho. Umubwiriza 1:6 haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyaremwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Amen. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari abantu batifuza ko tuvuga ko kugupfa, ariko ni byiza kumenya yuko icyo gihe gihari. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Amen. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. So abantu mukunda guhoberana mumenye ko there is an end for that. Hari igihe ujya guhobera umuntu akaguha ukuboko. Hari umuntu uherutse kumbwira ati hari igihugu kimwe iyo ushuje umuntu 3 akwihorera, ugashyiramo imbaraga ukamusuhuza, ajya kukurega kuri polisi akavuga ati uyu muntu arabangamira uburenganzira bwanjye, aransuhuza simwitabe, amereye nabi. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibi byose ni ibintu by'ingenzi cyane kubizera, ni ibintu dukeneye kumenya, ni ibintu dukeneye kumenya, tukamenya yuko ibihe unyuramo ntabwo ari ibihe bihoraho. Haleluya. Amen. Akazi ufite ntabwo kazahoraho. So abantu benshi bishimira yuko tuvuga yuko ibintu bizahora ari byiza, ariko akazi ufite ntabwo kazahoraho. Niyo wagakora ukarinda ugeze imyaka 60, obviously uzajya muri retirement, bazagusezera bavuge bati nta mbaraga ugifite zo gukora hangaha, waba ubishaka cyangwa utabishaka. Amen. Hariho rero igihe tudasobanukirwa yuko hari season. Ushobora no kubona abantu bagukunze cyane, bagusura cyane, ariko hari igihe kizagera bakabura. Amen. So ni byiza kumenya yuko ibyo bihe bibaho, kugira ngo nibiba ntibigutungure. Hari n'ibihe bibi ushobora kunyuramo nk'umwana w'umuntu, ariko nayo nkubwire yuko ibyo bihe bidahoraho, bigera igihe bikarangira. Ni byiza ko ugira izo mbaraga zo kuvuga ngo ibi bihe nzabicamo kandi nzagera mu bihe byiza. So icyo kintu iyo abantu batakimenye, haleluya, bijya bibababaza cyane, bibaca intege cyane. Kandi ni byiza kubaho bijyanye n'igihe, ntuvunike cyane kubera igihe ngo utangire ukore n'ibikurenze. Niba uri umukobwa ukaba uri mu gihe uri umukobwa, ntabwo ugomba kubaho nk'umudamu. Twigeze kuganira n'abantu bamwe mu gihe turi abasore, twajyaga tubona abantu Fortunate ndi kumwe n'abantu b'inshuti hano, so twajyaga tubona umukobwa akaza akajya mu rugo rw'umusiribateri agatangira kumutekera, kumusasira, kugira gute. So icyo ntabwo agatangira gukora ibintu bitari mu gihe cyabyo. Obviously n'ubu umudamu uzasasa cyangwa uzanateka cyangwa ukore n'ibindi bitewe n'uburyo mwumvikanye kubaho, ku igihe cyarahindutse cyane. Ariko ntabwo ukiri umukobwa ari igihe cyo gusasira umuntu. Amen.
ntabwo ari igihe cyo kumuhatira ibyo arya. So you need to be in time. Ugomba kuba uri mu gihe cyabyo. Amen. Hallelujah. Ntabwo iyo uri umugabo, uri umuyobozi, uri umukozi ku kazi, ukora inshingano za MD kandi uri umukozi wenda ukora ibindi. So abantu benshi bajya bahura n'ibibazo kubera gukora what is not in their times. Ibintu bitari mu gihe cyawe, ibintu bikuvuna, ibintu amen. So iyo umuntu asobanukiwe igihe cye, bimuha kubaho afite amahoro ava kuri Kristo. Iyo usobanukiwe igihe urimo kandi cyaba kinakugoye ukamenya ko kidahoraho, amen, cyaba kinakuruhije ukamenya yuko icyo gihe kizashira, kizarangira. Igihe cyo gusonza kirarangira, amen. Yes, igihe cyo gusonza kirarangira ukabona ibyo urya, amen. Igihe cyo kutambara ibyo ushaka, ukambara imyenda wenda ntihinduke, nacyo kirarangira. So ariko umuntu utazi ibi bintu by'igihe ngo amenye ko birangira, ajya yiheba, ashobora kwiyahura, ashobora kwitakariza icyizere, ukajya mu bantu ukananirwa no kugira ijambo uvuga, ukumva yuko, amen. N'ibihe by'itorero, itorero rya Kristo nabyo ntibihora bimeze biri uniform. Itorero rigira ibihe ricamo, amen. Rigira ibihe byiza, rigira ibihe byo kudamarara. Ibyo bihe nabyo ntabwo birigwa neza, abantu benshi bakora ibyo bashaka. Rikagira ibihe by'intambara, ibyo bihe nabyo bisa n'ibivunanye, ariko hari igihe bigarura abantu ku murongo, amen. Hari igihe byibutsa abantu yuko atari igihe cyo kudamara. Ndagira ngo nsome icyanditswe kiri mu Kuva, nacyo ndi bwubakireho message y'uyu munsi nshaka kwigisha. Kuva igice cya mbere n'umurongo wa 6. Ndagira ngo tuganire ku nkuru imwe y'aba Israel igihe bari mu bunyage, bari muri Egypt. Haravuga ngo Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisirayeli barororoka, baragwira, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, abwira abantu be ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge, be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, hakaba intambara, bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Amen. Ntabwo ndi busome, ndagira ngo usoma uze kujya ku 14, ariko ntabwo nshaka kuhasoma hose nonaha. Ariko ndagira ngo mvuge ku nkuru y'aba Israel. Abisirayeli bagiye mu Misiri, bagiye bajyanywe no gushaka ibibatunga. Bari bagiye, yari season, yari ibihe, byari ibihe by'inzara, byari ibihe byo gusonza, byari ibihe batashobora kubaho mu gihugu cyabo batabonye ibyo barya. So biba ngombwa ko bajya muri Egypt. Abantu bazi inkuru za Bibiliya, muzi amateka ya Yosefu n'ukuntu yagiye mu Misiri, noneho bamusangayo, n'uburyo bamusanzeyo ntabwo nshaka kubuvuga nonaha. Arabakira, abashyira muri icyo gihugu, bamara indi myaka myinshi bari muri icyo gihugu, babayeho neza kuko mwene se Yosefu yari umuyobozi, bari bafite uburyo babayeho neza, amen. Ariko icyabajyanye nk'inzara kirashira, ndetse n'iwabo hamera neza, ariko ntibamenya ko season, ibihe byarangiye byo kuba muri icyo gihugu, amen. Kubera yuko ntago bari bagiye muri icyo gihugu nk'abantu bagikunze, cyangwa se bari bagiye nk'abantu bashonje.
ndetse bari bagiye guhaha kugira ngo basubireyo, ariko basanze mwene se bagumayo. Amen. Ariko nyuma yo kugumayo inzara irashira. Inzara ishize ntibamenya ko it's a season that have ended. Ni igihe banyuzemo ariko cyarangiye bagomba gusubira mu gihugu cyabo. Noneho ngo bamera neza cyane, bagira ubukire, bagira imitungo, bararya barahaga, barishima cyane. Umuntu wari uriho muri icyo gihe yarabibonaga ko Abayisiraheli babayeho neza, ariko mu by'ukuri ntago bari babayeho neza, kuko igihe cyari cyarabashiranye, bari barimo basatira kubaho nabi. Amen. So hari igihe uba umeze neza, ubona akazi bigenda, abo muvukana cyangwa aho bagucumbikiye mu rugo, uri mu rugo wenda rumeze neza, muri etaje cyangwa he aho bagucumbikiye. Muri Kigali abantu bose basigaye bubaka ama etaje benshi, ukaba uzi ngo ibintu bimeze neza, cyangwa se ukubaka ariko mu by'ukuri Imana yaguhaye izo facilitation, hari ikindi yashaka kugeraho imbere yaho. Amen. Hari ikindi yashaka gukora, wowe ukanyurwa, ukaryama, ukishima. Amen. So ukaba urimo urajya urerekeza ahantu ushobora guhura n'ibyago. Hallelujah. So ndagira ngo mbabwire yuko hari impamvu uba uri mu gihe, niyo cyaba kikunejeje, niba hari impamvu urimo ubona ibiraka ukaba ubona amafaranga menshi uyu munsi, ni ukugira ngo uyabike, ntabwo ari ukugira ngo uyabyinire, kuko igihe cyo kutayabona nacyo kibaho, ukagira make cyangwa ntuyabone na gatoya. So mu gihe bari muri icyo gihe cyo kwishima, generasiyo cyangwa se urungano rwa Yosefu n'abakuru we n'abarumuna be n'abandi bantu b'icyo gihe barapfa, bapfana na Farawo wari umwami icyo gihe, nawe arapfa. So ubwo prime minister cyangwa se Yosefu wari umuyobozi, ba Farawo wari umwami, ba nyina wabo na base wabo n'abaki, abo bose babantu buvuga ngo twariganye, ngo nibo banshingiye, cyangwa se ngo abangaba ngo nibo twumvikana, abo bose barapfa. Hasigara abana babyawe na Farawo watabawe na Yosefu icyo gihe, hasigara n'abana b'Abisirayeli bavutse nyuma yaho, ariko bagwije ubutunzi. Ariko umwami wimye cyangwa se Farawo w'icyo gihe, umwami wa Egypt, aba ntazi ineza. Birashoboka ko umwami atamwicaje ngo amuganirize amubwire ati ariko aba bantu baradutabaye. Ngo umwami wagiyeho w'icyo gihe w'umujene, buriya niyo baba barakuganirije, iyo umuntu abaye umuyobozi ari mutoya aba agerageza kwanga ibyo se yashyizeho, kuko aba avuga ati ni iby'abasaza. Aravuga ati ibi bintu bya data ajya azana byo kubashyira ku ibere, byo kubaha ngo nibaze bakore hano mu buyobozi bwacu, bafate igihugu cyacu, byo turabirambiwe. Reka tubafate tubakandamize, tubake ibyo bafite, tubashyire ku matafari babumbe, babeho mu buzima bubi, kuko nibakomeza kubaho neza bizagezaho baba bafite ubwenge bwinshi bazatuyobora. So hallelujah. So icyo gihe rero it's a situation, ni ibihe byatumye ubwoko bw'Imana bubabara cyane. Ubibona atyo ashobora kubona ko ari umubabaro, akanababara cyane ati Farawo yagize nabi. Ariko the Farawo too, cyangwa se Farawo wakurikiye Yosefu, yakoreye Imana kuko yatumye bongera kwitekerezaho. Buriya hari ibintu bikubabaza ariko bigatuma wongera kwitekerezaho, bigatuma wongera kuba umuntu ubundi wari waratangiye guhinduka undi muntu. Amen. Bigatuma ibintu byo gusenga wari umaze kuvuga uti ibyo ni iby'abantu bashonje, ibintu byo kuza mu materaniro ukavuga uti ibyo ngibyo ntabwo bikindeba. Hari abantu benshi bameze batyo, hari abantu benshi bafite ibintu byo gukorera Imana ntago ibi ngibi. Ubu hari n'abantu bazanye imvugo ngo ibyo nkora byose ni ugukorera Imana. Oya, gukorera Imana it's intentional, ni ibintu utegura, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wagiye mu kabari usangira n'umuntu burusheti ngo ubwo wakoreye Imana.
Amen. So gukorera Imana ni umurimo umuntu ategura, ni umurimo umuntu asengera. So hari ibihe abantu bageramo bakibagirwa ministry, bakibagirwa icyo Imana ishaka ko bakora, bagatangira gukora ibibanezeza. Amen. Bagatangira kujya aho bashaka. So hari igihe rero mu buzima bwawe hima undi muntu utarigeze kumenya Yosefu, hima hazi ibindi bintu, ukavuga uti ibintu bimbere bibi, ariko nibura bigatuma wongera gutekereza ku Mana yawe, bigatuma wongera gusenga amasengesho, bigatuma wongera gusoma ijambo ry'Imana, bigatuma wongera guhamagara pastor. Hari abantu bahamagara umushumba ari uko mu rugo byanze, kavuga ati umugore kwa nkubise igipfunzi, nkora iki pastor ntabara, cyangwa se umugabo, cyangwa se biterwa n'ufite imbaraga. Amen. Hari uvuga ati narwaje umwana yarwaye sinzi uko yabaye, akabona kwibuka pastor. Ariko nayo nkubwire yuko ni byiza yuko utekereza ibihurimo, ntutegereze kubanza kujya ku migere, ntutegereze kubanza kujya mu buzima bugushaririye ukavuga ngo nzahitamo kumenya ibihe ndimo. Hari n'abantu baba nominated bakabona inshingano mu mirimo, bagatangira kuzamura intugu, bagatangira rwose no kumuvugisha no guhura nawe bikaba bigoye. Ariko nagira nkubwire yuko ibyo bihe birarangira. Amen. N'ibihe byo kuba kuri yellow paper cyangwa n'ibindi biraba, ariko birarangira, ukongera ukaba uwundi muntu, ukongera ukaba umuntu nk'abandi bose. So ni byiza rero kumenya yuko ni season Imana ibigutije. Amen. Hallelujah. So muri icyo gihe ngo Abisirayeli bakoreshwa uburetwa, bakoreshwa gahato, batotezwa, bagirirwa nabi, ngo umwami yageze n'ahategeka ngo bice abana b'abahungu. Vuga ngo abana b'abahungu, umwana uvutse wese ari umuhungu, mujye abanza kubwira ababyaza ati mujye mutinda kubyara kugira ngo wenda apfire mu nda. Ababyaza ntibabyumvira, Imana irabakoresha, barabyaza, noneho ahera ko afata icyemezo cyo kubica bamaze kuvuka. Ariko nagira nkubwire yuko iyo tribulation, ubwo kubabazwa, byarushijeho gutuma Abisirayeli batekereza kujya mu gihugu cyabo. Hallelujah. Mbabwire yuko abizera ntabwo ubuzima bwacu buba burangiriraho ikibazo kibereye. Turi abakristo bajya mu ijuru. Urugendo rwacu rurakomeye ku buryo aho rujya ari mu ijuru, ku buryo tudakwiye gufatwa n'ibiri mu nzira. Amen. So Abisirayeli batangiye kumenya yuko nubwo basaga nk'aho bubatse amazu meza, bafite amafamu ari mu bwatsi, bafite amafaranga wenda kuri konte cyangwa se bitewe n'uko babikaga icyo gihe, bongeye kumenya yuko bagifite urugendo rwo kugenda. Nagira nkubwire mwene data unyumva uyu munsi, mbere yuko nsoza ijambo nigisha uyu munsi, uracyafite urugendo rwo kugenda. Hallelujah. Ntabwo urugendo rwagarukiye kuri iyo modoka waguze, ntabwo rwagarukiye ku kazi ufite, cyangwa se ku nzu wubatse, cyangwa se kuri graduation party. Hari n'umuntu graduating agashaka kugira ngo abiserebure ukwezi kose. Ibintu unyuramo, ibyiza cyangwa ibibi, biba bifite aho birangirira, ariko wowe urugendo rwawe ruba rukomeza. Amen. Hallelujah. Niba waranapfushije ukagira ibyago ugapfusha, ntago byagarukiye kuri uko gupfusha. Hari ugiye umuntu apfusha akabipostinga akamara ukwezi apostinga ko yapfushije. Iyo ni season yo gupfusha yarangiye, hari season yo kwishimiza imbere. Amen. Ntabwo twebwe tuyoborwa n'ama seasons, ahubwo twe tuyobora seasons. Ntabwo tuyoborwa n'ibihe, nitwe tuyobora ibihe ducamo. Ibyo ni ibintu abizera dukeneye kumenya, ni ibihe abizera dukeneye kumva. We have God who lives out of the season. Dufite Imana yashyizeho ibihe, ariko yo yicara hakurya yabyo. Ibi bireba nk'uko wareba umusozi uri hakurya. So iyo Mana niyo iba muri twebwe. Rero ntabwo ivuga ngo uyu munsi imvura yaguye cyane ngo nanyagiwe. Oya. He is out of the season. He is not inside the season. Iyo niyo Mana iri muri twebwe. Rero ndagira nkubwire ngo nuhura n'ibyo bintu, ujye uvuga ngo mfite Imana iri hanze y'ibi bihe, ishobora kubinyuzamo. Hallelujah. Hallelujah.
so ndagira ngo uyu munsi ngana ku musozo nkubwire ijambo ryo kuguhumuriza mwene data yuko Imana yacu izi season unyuramo, izi ibihe unyuramo, haleluya, kandi gukurikiranira hafi. Niba uri mu bihe byo kwishima, ibyo bihe byishimanemo n'Umwami, umenye yuko Imana yawe ibizi yuko uri mu bihe byo kwishima. Niba uri mu bihe byo kuvuga ngo naguze isaha nshya, naguze nongeyeho profile yanjye, na graduatinze, nabonye akazi gashya, nabonye promotion, nabonye nabyaye, hari ibintu byinshi bitunezeza. Najya nkubwira yuko ibyo bintu rwose birarangira. Utangire witegure yuko ibindi byiza nabyo bizaza, n'ibindi byiza nabyo bizaza, ariko nuhura n'ikibi nacyo umenye yuko kitazaguherana, kuko ufite Imana iri hejuru y'ibyo bihe. Ubwire ngo igihe cyawe kirarangiye. Amen. Igihe cyo kurira kirarangiye, ngiye mu gihe cyo guseka. Ntabwo season ihoraho, ntabwo imvura ihoraho, nta nubwo izuba rihoraho. Buriya kimwe mu bintu bitugora dukeneye no guhindura, dukunze gukoresha imvugo y'Abanyafurika, ariko ubundi iyo imvura igwa twebwe tujya kuryama kugira ngo twumve ukuntu akavura kagwa ku ibati tugasinzira, ariko ubundi imvura igwa wari ukwiye kuba uri hanze ureka amazi. So wari ukwiye kuba utegura, kuko nyuma y'iyo mvura kugwa hashobora gukurikiraho ukwezi kw'izuba, ariko twebwe iyi imvura igwa turiyorosa kugira ngo twumve uko amabati avuga neza. Ni urugero rworoshye kugira ngo utekerereze no mu bindi byose. Ni ukuvuga ngo there is a season, but that season is not permanent. Irimuka hakaza indi. Haleluya. N'umukungugu abumereye nabi muri Kigali, umukungugu uraza kurangira nk'abatuye mu bice by'iwacu. So umukungugu imvura iragwa, ariko iyo uhagaze haza ibyondo. So tugomba rero gushaka solution. Tugomba gutekereza yuko iyo ari season ariko irangira. Ndagira ngo ngane ku musozo. Ndashima Imana ko yaduhaye uyu munsi mwiza. Ntabwo mvuga ndi bwigisha umwanya munini, ariko ndagira nkubwire ngo mbere yuko nsoza, hari icyo nifuza ko waba utwaye mu buzima bwawe. Icyo nifuza ko utwara nuko umenya ibihe n'igihe, umenya yuko there is a season, hari ibihe ucamo, hari ibihe bihari, hari ibihe ucamo, ariko ibyo bihe ntibizahoraho. Byaba ari byiza, witegure ko Imana ishobora kuguha ibyiza bisimburana, ariko kimwe kigomba gusimbura iki, ntabwo icyo gihoraho. Amen. Hari ibihe birarangira. Tugomba rero kumenya, kandi ibihe ntabwo ari byo biditamininga uko twitwara. Twebwe tugomba gutegeka ibyo bihe, ntabwo ari byo bidutegeka. Ndagira ngo rero dusenge Imana.